turengere ibidukikije, ducunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere dutegura ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere. Mukurikira Radio Rwanda ndabashuhuje. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere nk'uko bisanzwe buri ku cyumweru nk'iki gihe. Ikaze mu kiganiro twabateguriye aho turi bubagezeho uko mu karere ka Musanze imyiteguro yo gutera amashyamba ihagaze muri iki gihembwe cy'amashyamba 2013-2014 gitangiye. Turabigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Nkuko twabivugaga mu kanya, imyiteguro yo gutera amashyamba mu gihembwe 2013-2014 mu turere twinshi tw'igihugu igeze kure. Mu rwego rwo kubagezaho uko hirya no hino iyo gahunda irimo gutegurwa, twakurikiye impuguke z'abashinzwe amashyamba muri Minisiteri y'Umutungo Kamere mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Muri buri murenge w'ako karere harabarizwa nibura pepiniyeri imwe y'ingemwe. Twabanje kubaza umwe mu mpuguke za Minisiteri y'Umutungo Kamere uko yabonye imyiteguro y'igihembwe cy'amashyamba aho bagiye bagera hirya no hino mu turere tw'u Rwanda. Nitwa Mutabazi Jean Claude, nkaba ndi umuyobozi ushinzwe amashyamba, umutungo kamere w'amazi ndetse no kubungabunga ibidukikije muri Minisiteri y'Umutungo Kamere. Muri make ubu ngubu igihembwe cyo gutera amashyamba kiregereje, imyiteguro irarimbanije. Ni ukuvuga ngo mu turere twose mu gihugu babashije gukora za pepiniyeri kugira ngo haboneke umubare w'ibiti bikenewe kugira ngo bizaterwe muri icyo gihembwe. Ni muri urwo rwego rero nka Minisiteri tugenera buri karere ingengo y'imari tubinyujije mu kigo cy'umutungo kamere izabafasha mu gutegura icyo gihembwe, gutegura za pepiniyeri z'ibiti by'ishyamba cyangwa ibiti bivangwa n'imyaka, ndetse muri iyo ngengo y'imari bakazanabitera ndetse bakanabikurikirana. Aho ngaho rero nk'uko mutubona muri aka karere ka Musanze, mu nshingano za Minisiteri harimo gukurikirana no kureba niba gahunda zishyirwa mu bikorwa neza nk'uko bimeze. Ni muri urwo rwego rero twaje kureba eske pepiniyeri bazishyizeho imyiteguro imeze neza. Nk'uko mubibona hano mu karere ka Musanze bimeze neza, murabona ko ubu bariteguye kandi murabona ko ingemwe zimeze neza. Ababaza barabaza ubukungu Rwanda bukiyongera. Muri aka karere ka Musanze gakunze kurangwa n'imvura nyinshi, nubwo yabanje kuba nkeya kimwe n'ahandi mu gihugu mu ntangiriro z'umuhindo, ingemwe zateguye kuri ubu zimeze neza. Aha turi ni mu murenge wa Musanze aho twaganiriye n'ushinzwe amashyamba muri ako karere kuri iyo myiteguro y'igihembwe cy'amashyamba. Nitwa Musoni Prote, ushinzwe amashyamba muri kano karere ka Musanze. Nkuko mubibona hano hari pepiniyeri no mu yindi mirenge zirimo. Dufite imirenge 15. Muri iyo mirenge uko ari 15 yose harimo amapepiniyeri 15. Niba pepiniyeri imwe kuri buri murenge. Aho imyiteguro igeze, mungira ngo muranabibona pepiniyeri zo zigeze ahantu hashimishije, zigiye kugera igihe cyo guterwa. Ubu murabona ko zidatwikiriye. Hari ukumenyereza ingemwe, tekinike yo kumenyereza ingemwe ku kirere kitari cyo muri pepiniyeri. Ubundi ziba ziba ahantu hatwikiriwe, zivomererwa buri munsi. Kubera kuba witegura kuzitera kuzijyana mu murima rero, kugira ngo zitazahura n'ikibazo urazimenyereza. Ukagenda utwikurura gahoro gahoro kugira ngo zimenyere urumuri, n'amazi ukayagabanya, ukagenda niba vomeraga buri gitondo na buri mugoroba, ukajya utangira ku mugoroba ntuvome, mu gitondo ntuvomerere, ejo ugasiba umunsi kugira ngo zimenyere za condition cyase bwa buzima bwo hanze ya pepiniyeri. Muri iki gihe rero mu mapepiniyeri akazi gahari nako kwita ku ngemwe zizaterwa muri iki gihembwe zigakura neza. Abakozi bakoramo basabwa ubunararibonye, kubikunda ndetse no kumenya akamaro k'amashyamba muri rusange. Uyu mukozi ni umwe mu bo twasanze bita ku ngemwe muri pepiniyeri ya rwiyemezamirimo uzatanga ingemwe mu murenge wa Musanze. Nitwa Semanama Felician, nkaba komoka mu murenge wa Musanze mu kagari ka Nyarubuye. Muri aka kanya ubu ndi gukora icyo bita entretien kuzibagarira kugira ngo zise neza, kugira ngo bazazitere zimeze neza. Urabona ko ubutaka
bw'inaha bumeze neza kandi n'imvura urabona ko iri kugwa, ni ukuvuga ko mu kwa 11 mo hagati zaba zigiye igihe cyo gutera izindi kubagara. Uyu mwuga nawutangiye kera, nawutangiye muri 87 nkora ibijyanye na pepiniyeri. Ibintu bijyanye na pepiniyeri ndabizi kubikora. Gutera amashyamba ni ibintu byiza cyane rwose, n'abaturage barabishaka. Hari urabona nk'imbaho nk'iyo bari kubaka amazu nk'ariya byo gukora za shorpante, ubundi bakoresha ibintu by'imbaho. Ukuntu abaturage baba bakunze gutera igiti, ngenda ndabona ibi biti dufite aha ngaha ari bikeya. Ukurikije umurenge wa Musanze ukungana n'izi ngemwe dufite nicyo cyane. Bwana Musoni Prote ushinzwe amashyamba mu karere ka Musanze arakomeza asobanurira abatwumva ingano y'ibiti bizaterwa muri iki gihembwe cy'amashyamba n'uburyo iyo gahunda iteguye. Hari aho tuzatera ibiti bivangwa n'imyaka agroforestry, akaba ari site isanzwe ihurijweho imyaka y'ubuhinzi, none tukazahatera ibiti bivangwa n'imyaka ariko kuri site imwe. Nanone tukagira aho tuzatera ibiti bitavangwa n'imyaka by'ishyamba, tuzabitera mu mirenge 2 gusa, uyu murenge turimo wa Musanze n'undi murenge wa Shingiro. Twanategereje n'ibiti by'imbuto ziribwa, aho muri buri murenge nibura tuzaba dufite ibiti bya vokatiye zibanguriye nibura ibiti 1000 muri buri murenge. Imbuto ziribwa tuzatera 17,000. Babahinzi benga kuri ya site, buri wese azafata igiti cya voka ajye kugitera iwe mu rugo. Ubwo bikaba 17,000 mu karere kose. Ku biti by'ishyamba byo tuzatera 106 kuri hegitari 60. Ku biti bivangwa n'imyaka byo turateganya gutera hegitari 772. Aho total buri dufite ibiti 330. Hari izindi hegitari 600 tuzatera nk'ibiti bivangwa n'imyaka ku nkengero za parike y'Ibirunga. Mu karere ka Musanze kandi imirimo yo gutubura ingemwe no kuzitera ndetse no gukurikirana ibiti byatewe byeguriwe ba rwiyemezamirimo. Ese ibyo bikorwa biti bimaze iki? Nibyo Bwana Musoni akomeza asobanura. Muri rwarwo rugira ngo ibiti dutera bizarushaho gukurikiranwa, birusheho gutanga umusaruro ugamijwe, twahisemo gukoresha ba rwiyemezamirimo mu kuzitegura no kuzitera no kuzikurikirana mu gihe cy'umwaka n'igice, amezi 18. Akarere kakazazakira ibikorwa rwiyemezamirimo yakoze kugira ngo yishyurwe, ariko nanone kakazakira kaziha abaturage kuko ibiti biba byatewe mu murima y'abaturage n'ubundi aba ari by'abaturage. Ikindi nuko mu byo rwiyemezamirimo agomba gukora mu gukoresha abakozi, abagomba gukoresha abakozi bo kuri ya site igiye guterwa aho bishoboka, wa wundi bagiye gutera mu murima, kugira ngo nawe atangira bitera yumva ko nubwo abyishyurwa ariko yumva ko yabigizemo uruhare, akabazi ko bitari ibye, nibimara gukora azabikoresha nk'ibye, bityo bikatwongera amahirwe kugira ngo babifate neza, bizakure, binaduha umusaruro tuba tubitegerejeho, haba umusaruro w'amafaranga mu bikoresho byinshi bivamo, haba ndetse n'umusaruro wo gufata neza ibidukikije. Bwana Mutabazi Jean Claude, umuyobozi ushinzwe amashyamba, umutungo kamere w'amazi n'ibidukikije muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, yashimangiye akamaro k'uburyo bwo gutera amashyamba ku butaka buhurijwe hamwe ndetse no gukoresha ba rwiyemezamirimo muri iyo gahunda. Mu myaka yashize leta yateguraga ingemwe, hagera igihe cyo kubitera abaturage bakaza bagafata ufashe ibiti 3, ufashe ingemwe 5, ufashe 10, ufashe 30, bakazijyana bakazitera. Arabaziteraga n'abataziteraga, ariko mu by'ukuri wareba umusaruro ukawubura. Ese aba bantu bya biti babitwaye babishyize barabiteye, se ababiteye birihe ukabishaka ukabibura. Ni gutyo rero haje kuza igitekerezo cy'uko ubutaka bwashyirwa hamwe, ahantu hatewe hakajyaho site, bakantu bakazidentifia, zikamenyekana ku butaka bwegeranye, noneho bakaba ariho batera. Muri urwo rwego rero hagiyeho icyo bita task force muri buri karere. Iyo task force igizwe n'abantu ngira ngo bagera ku 10, harimo ikuruwe na vice mayor ushinzwe ubukungu, uhagarariye inkeragutabara, harimo inzego za polisi, inzego za gisirikare, harimo abashinzwe ibidukikije mu karere, harimo abashinzwe amashyamba mu karere. Abo bose rero bakicara hamwe bakareba ahantu bagomba kuzatera, noneho barangiza bakagira n'uruhare muri gahunda zo kubungabunga amashyamba yatewe no muri gahunda yo gutegura ingemwe zizaterwa. Rero hamaze kujyaho urwo rwego rwa task force,
hakurikiyeho igikorwa cyo guha isoko ba rwiyemezamirimo, kubera ko byaragaragaye ko abaturage barazaga bagatera ibiti mu muganda, hakaba hariho ababitera n'amasashe muri cya gihiriri cy'abantu benshi, umuntu akaza agafata urugemwe n'isashe agahita ashyira mu butaka. Byasabaga ko abo bantu bagiye gutera ibyo biti mu muganda babanza bakabasobanurira uburyo bikorwamo. Noneho iyo bamaraga kubitera mu muganda byabaga birangiye, nta suivi, nta kubikurikirana byabagaho ku buryo byakura ngo bifate. Aho wasangaga abantu batangira kubiragiramo, amatungo agatangira kubikandagira, ugasanga nanone nta musaruro. Ni ukuvuga ngo rwiyemezamirimo watsindiye isoko azategura ingemwe, umubare w'ingemwe runaka bumvikanyweho n'akarere, nibarangiza bazitere, nibarangiza bazikurikirane, noneho bazazimurike akarere mu gihe cy'imyaka runaka bikurikiranye na kontra bazaba basinyanye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu twizeye ko kizagira umusaruro ukomeye, bitandukanye na gahunda zariho mbere nk'uko nazivuze. Buri karere kandi kagira amoko y'ibiti ajyanye nako kubera imiterere yako. Mu karere ka Musanze se ayo moko y'ibiti ni ayahe, Bwana Musoni? Iyo tugiye guhitamo amoko y'ibiti dutera, hari ibintu by'ingenzi tugomba kubanza kurebaho. Icya mbere ni klima cyangwa se ikirere cy'akarere kacu. Tuba mu karere k'imisozi miremire, akarere gakonja, tuba tugomba gutoranyamo amoko y'ibiti aberanye n'akarere gakonja, ndetse aberanye n'ubutaka bwaho, ubutaka bw'ibirunga cyangwa se ubutaka bw'amakuru. Icya kabiri ni site nyirizina, niba site ihingwa tuhita tujya gushaka umwoko ni avangwa n'imyaka, niba site ari ishyamba tukajya gushakira umwoko y'ibiti by'ishyamba. Ariko kandi nanone ntabwo tugomba kwirengagiza icyo tubitegerejeho. Ni ukuvuga ngo niba ngiye gutera nshaka igiti cy'amakara cyangwa se ibiti byo gucana, undi akaba agiye gutera ashaka ibiti by'imbaho, icyo gihe mu gutoranya amoko nacyo kiri buze gutuma dufata amoko atandukanye, tutirengeje na za critères zindi n'imirimo bizanakorerwa na nyuma nayo igatandukana. Nk'ibi mureba hano, ino pipineri irimo Eucalyptus maiden, mu Kinyarwanda bayita inturusu ya nyamweru. Hari Coriandra na Resena, tukanagira na Arinus acuminata na Avocati. Ibi by'ishyamba rero by'inturusu icyatumye ari byo duhitamo. Hano dufite imyuzi, hari umwuzi wa Muhe, ni ahantu amazi ava mu birunga amanuka ahanyura buri gihe, akahaca ikintu cy'umukoki kinini kizamwo amazi rimwe na rimwe, nayo aza ari uko imvura yaguye, cyane cyane yaguye hejuru mu birunga. Hari ahantu wagiye wuzura, umwuzi wagiye wuzura ugatwara umurima w'umuturage ku buryo atakihahinga, kugira ngo bitazajya kwataka n'indi mirimo, bitazasatira n'indi mirimo yo ku ruhande. Vuga ngo reka noneho tuhatere bya biti by'ishyamba kuko ntago akihahinga, kandi binashibuka kugira ngo ejo atagisarura, yamara kugisarura hakongera hakamera nk'uko hari hameze mbere, binashibuka. Noneho turinde ko imirimo iri hirya y'umwuzi utazajyamo ukangiriza abaturage. Twahisemo Maiden kubera ko Maiden iberanye na kano karere, icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ikura vuba cyane, tuba dufite icyizere cy'uko yagabanya ikibazo cy'ibura ry'ibicanwa kubera ko ikura vuba. Iyo tugiye kuri Coriandra ni igiti cyiza mu kurwanya isuri. Ni ukuvuga ngo tubitera byegeranye ku murongo, byegeranye ku buryo ku ntera iri hagati ya santimetero 50 hagati y'agati n'akandi ku murongo, no kubisarura tukabisarurira hasi, bigatuma bikora uruzitiro y'amasuri ntamanuke. Si icyo gusa ariko bya bindi dukataho ni ubwatsi bw'amatungo, kandi iyo urebye 100% borera mu biraro muri Musanze. Ubwo rero hakenewe ubwatsi, ibi rero bikazajya bidufasha mu kubona bwa bwatsi. Arinus ni igiti kiberanye na kano karere k'imisozi miremire, gikura vuba cyane, ariko kandi kigatanga n'imishingirizo. Itanga imishingirizo myinshi kandi myiza. Nka regio rero ihingwamo ibishyimbo, ni bumwe mu buryo bwo kongera umusaruro w'ibishyimbo. Ko y'ibishyimbo burya ibishyimbo birebire iyo wabishingirije imishingirizo y'amafuti birema igihuru n'umusaruro na ukaba mukeya. Ikindi buriya Arinus igira biomasse cyangwa se igira amababi menshi ashobora gutanga ifumbire y'imborera. Bivuga padira karushaho wikiriza iyo neye nimutera amashyamba rw'imisozi igihumbi n'ibisubiza igihumbi. Tukiri muri ako karere ka Musanze, impuguke zirebwa n'amashyamba muri Minisiteri y'Umutungo Kamere zasuye kandi na pepiniyeri iri mu mujyi wa Musanze mu murenge wa Muhoza, pepiniyeri y'abikorera ku giti cyabo batubura ingemwe z'ibiti
harimo iby'amashyamba, ibivangwa n'imyaka, iby'imbuto ziribwa ndetse n'iby'imirimbo bikenerwa ahanini n'abaturage bo hirya no hino muri kariya karere ka Musanze. Nitwa Nshimiyimana Alex. Pipiniyeri yanjye rero harimo ibiti, imbuto ziribwa, hakaba n'ibiti by'amashyamba. Byose ibi biti uko tubifite hano biterwa mu karere ka Musanze. Izi mbuto ziribwa tuzigurisha abaturage bo muri akarere ka Musanze mu mirenge igize aka karere. Dufitemo avoka, tukageramo amatunda hari ubwoko aranda, tukageramo n'ibinyomoro n'amacunga n'indimu. Avoka tuyigurisha 500 ku muturage ushaka kuyiterera mu rugo. Ikinyomoro ni 50. Icunga turigurisha 500 nari. Noneho ibiti by'amashamba inturusu tutangira amafaranga 20. Abakozi bose hamwe dufite n'abakozi 8. Imirimo dukorera izi ngemwe nukuzitegura tuhereye ku buryo bwo gutegura kwitaka, bashira muri tuno dusashe, noneho nyuma bagashiramo imbuto no kugenda bazikorera isuku, kubagarira ibintu nk'ibyo no kuvomerera n'amafumbire. Ubu ngubu kubera ko ari hose igihe cyo gutera kigeze, imvura itangiye, abakiriya barimo baraboneka, turabiteguye mu ruko kwa 10 no kwa 11. Ku munsi w'amashamba tuzabaha ibiti bita inturusu, amagereveriya na za rinusi. Ibi ni ibiti abaturage bo bazi azicyaje gufata. Ngo mu gihe cy'umwaka wose abaturage ba Musanze bakeneye ingemwe z'ibiti biyambaza iyo pepiniyeri. Twahasanze umutegarugori wari uzanywe no kugura ingemwe z'inturusu maze turaganira. Nitwa Uwizeyimana Anita, nkaba naje turutse mu murenge wa Cyuve, nkaba naje hano mu murenge wa Muhoza, naje kuguramo ingemwe z'inturusu zo gutera. Ariko impamvu naje kugura izo nturusu nuko nshaka mbese nko kurwanya isuri. Nimba umuzi wenda umuzi wa Cyuve hagiye umuzi wuzuye uragenda akaja mu mirima, ngo niyo mpamvu nashatse nko kurwanya isuri wenda mu matera ibiti ndebe ko wenda hari ico byatanga mbese ni mu rugo ruhande naje kuzibwira. Umuzi gumaze gutya nkahinga gutya mu buryo ngwanya isuri, ndebe ko amazi wenda yaje araza, imizi igafata umuzi kuburyo gutaja gurariduka wenda ngo n'imirimo igenda. Intusi ngiye kuzigura urugemwe rumwe ndarugura ku mafaranga 20. Ubu ninkeneye ingemwe 200. Ariko ubu ngiye kuba ntwaye ingemwe 100, mubyo kuwa ejo bundi kuwa kane nzakagutwara izindi 100. Igikorwa cyo gutera amashyamba rero kirasaba ingufu n'ubwitange bwa buri wese. Ni nayo mpamvu ibikorwa byo gutubura ingemwe bikorwa n'abikorera ari ibyo gushimwa no gushyigikirwa, kugira ngo ya ntego yo kongera amashyamba kugeza nibura kuri 30% by'ubuso bw'u Rwanda mu 2020 bizagerweho. Ibi byagarutsweho na Bwana Rusanganwa Papias, umukozi muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, nyuma yo gusura iyi pepiniyeri. Nkuko rero mubibona hano hari ingemwe z'amoko atandukanye, hari ingemwe z'amashyamba, hari ingemwe z'ibiti bivangwa n'imyaka, hakaba n'ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa. Ikindi cyadushimishije kurushaho nuko iyi pepiniyeri yakozwe n'abantu bikora ku giti cyabo, abaturage ba hano muri aka karere bayifashijwemo na Croix-Rouge y'u Rwanda. Bikaba byumvikana ko abaturage bamaze kumva akamaro k'amashyamba, bamaze kumva akamaro ko kwitegurira ingemwe badategereje amaso gusa kuri leta. Bikaba bigaragara ko nabo basigaye bishyiramo imbaraga zo kwitegurira ingemwe zabo. Bikaba biduha n'icyizere cy'uko ibi biti koko bazabitera, bakabitera neza bakurikije amabwiriza bahabwa n'abashinzwe amashyamba haba mu murenge haba mu karere, ndetse bakanabifata neza, bakabarinda ibyonnyi, bakabibagarira, bakabikurikirana ku buryo kugeza yabikuze, ku buryo numva afite icyizere y'uko ibi biti bizaterwa bizatanga umusaruro ukwiye. Hano hari abakozi benshi bari gukora muri pepiniyeri babihuguriwe, bazi neza uko bakora pepiniyeri. Nk'uko mubibona pepiniyeri ifite isuku, ibiti bimeze neza, byabahaye akazi, byagabanyije ubushomeri, abantu baro barakora, barahembwa, barikenura. Nkaba rero nkangurira n'abandi no mu tundi turere twose, nakangurira abaturarwanda gukunda amashyamba, gukunda gutera amashyamba, kumenya akamaro kayo, kandi ntibategereze leta, bagashyiramo imbaraga zabo. Nshuti mwakomeje kudukurikira, tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi ku myiteguro y'igihembwe cy'amashyamba 2013-2014 muri rusange no mu karere ka Musanze by'umwihariko. N'ahandi hirya no hino mu Rwanda rero turizera ko ingemwe zamaze gukura
ubu zimeze neza, zikazaterwa ari nkuru kandi zigakomeza kwitabwaho kugeza zibaye ibiti bikuru. Mwakoze kudutega amatwi rero. Ubutaha tuzabagezaho uko mu karere ka Nyabihu byifashe mu rwego rwo gutegura igihembwe cyo gutera amashyamba cya 2013-2014. Ntimuzacikwe. Muramutse mufite ikibazo cyangwa se igitekerezo mushaka kutugezaho, mwatwandikira kuri email ikurikira info@minirena.gov.rw. Mushobora no guhamagara kuri telefone 252 582 628. Tubifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Fideli Mpabwa n'Imana. Turengere ibidukikije, ducunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere, dutegura ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere.